fana Reyo nge mana ndumureyo mu bihaha ndumureyo ku mutima ndumureyo mu misokoro ndumureyo mu mitsi ndumureyo mu bworo bw'ikirenge ndumureyo ku mutima ndumureyo mu mutwe ndumureyo mu kanwa ndumureyo ku munwa ndumureyo ahantu hose ndumureyo umureyo ararushye Mbese Reyo wayifannye kuva ryari? Reyo nge nayifannye kuva yatangiye kubacurangirira Reyo nayifannye kuva yatangiye kumpa amafaranga ubundi mbere nafanaga APR uko niko kuri ariko nza kubona APR na APR ujye uyifana iyo baguhayigira reka nakira ka APR wasanze APR nasanze APR nta kintu kisha ntacyo mfataho kabisa APR ntiyaguha ibyishimo APR ni abantu bifanirwa ngo n'abantu nyine ngo babasaza ngo baba boss niki ariko APR na ariko Reyo mani Reyo igira na sikoro igira n'utubyeri dukonje igira n'akantu gakonje igira n'akapanashi igira abantu bayikunda biri ku mutima itera ibyishimo Reyo irasengeye Tesha wofaniye nta kipe mfana turi kumwe n'umureyo ntabwo ndi umureyo ubwo ngubwo bari bamaye itike yo kujya kureba match ya Reyo harya hariye ni Ihuye noneho abarambye tse nanjye wansabiye bakamereza tike ndambwira rero Tesha biraza kugorana kako bari bangiye kamatike bari bamaye already yatanze kongera komereza itike biragorana bamamagaye umuniga wanjye ndamwinyiga ndamwamana mfite umushiti wanjye witwa Tesha ni best friend wanjye afana Reyo kuva kera afana Reyo n'umufana wa Reyo ibyo bintu byo kuki wabivuze utabimbwiye twari twabivuganye wa maheruwe njya kugusabira Kenzimana ngagwereze ndamubwira ngo afana Reyo umba Tesha nagenda muvuga ibigwi bya Reyo reka rero uyu mwana bamukubita tike tugende kure umupira ubwo none uwamuhaye tike yari yicaye hano imbere Tesha yicaye ngiye na Tesha ngewe mfana ikipe yatsinze Tesha yicaye hano inyuma noneho uyu mukire nyine waduhaye tike yari yicaye imbere ubwo amakipe agiye mu kibuga Tesha no kumvira kahora nyongorera akazambaza ngo arye ngo Reyo yambaye iki ngo Reyo ngo ni iyihe nkazamurya inzara ngo wirye inzara man ngo wirye inzara uwo mukire nyine ndabibona ko nyine yumiwe ndangije mbonye nasebye nabuze icyo nkora mbambwiye mu boss ndamubwira nti afande ndamubwira ni rwose umbabarire uyu muntu ni inshuti yanjye nagira ngo mumuhagatike aya magambo yanarimo aravuga rwose rimufatanye nawe nta bintu by'umupira Kanizi ngiye mfana yatsinze ngiye mfana abahubwo abakinnyi mfite abakinnyi nikundira ukunda nde Ntwari Fiacre biramahira Bedi Fiacre uhora uvuga nuwahe w'amana biramahira Bedi Ntwari Fiacre akina muri Afrika y'Epfo Fisito akina mu yihe Fisito Nkizingabo umushuti wa Kimenyi ubu numva nta kipe afite ubu arakennye nta mafaranga afite oya nese ko badakina bivuga ko nta mafaranga afite bari abakinnye muri APR baba bafite amafaranga n'abakimenyi baba bagihembwa wewe ntago baba bagihembwa ariko yo bahembwa bakiyafite baba bakiyafite biragoye Kimenyi yagiye akinaga mu yihe biragoye ko waba warahembwe yakiniye APR yakiniye Reyo akosha Kimenyi nawe yakiniye igihugu akosha nka Kimenyi Kimenyi yakiniye igihugu nka gutya aba yaravunitse igihugu kiba kigomba Kimenyi yakiniye igihugu Kimenyi yafashe kuna aba yaravunitse baba bagomba kumuhereza Kimenyi mani Kanizi urabyibuka igihe Kimenyi yajya bafata imipira umva Kimenyi ari kuri top Kimenyi yarabafatiye Kimenyi yabasevingiye ibitego byinshi bakame byibuze ubu ngubu afite ikipe atoza ya Bugesera none se ubu ngubu Kimenyi rega yarakiri mu mvune Kimenyi ariko yaravunitse azagaruka gukina nyine ariko yarakize nyine yatangiye n'imyitozo niko Kimenyi ubwo turongera tumunura yari umugaride nayemeraga kabisa undi mukinnyi nkunda Biramahira Bedi namuvuze Biramahira Bedi ugeze umuvuga Biramahira Bedi were kuri Fiacre ugera kuri abo ngaba nabo Biramahira Bedi usibye no kuba ari umukinnyi nkunda n'umushuti wanjye igihe kinini umugore we ni inshuti yanjye Biramahira Bedi ni inshuti yanjye mwaje no kuba mukunda nta mukinnyi witwa Mwaje wa uduciye hano bamwita nde Nuza Muhaji Hakizimana Muhaji akaza umupira inde wa wundi se wakiraza umupira Muhaji ni umukinnyi urenze umva se wa mukinnyi wundi uvukana na Muhaji wari umukinnyi kera ukomeye yitwa Katauti wa mukinnyi se ujuza kutureba inshuti yacu warya Haruna Niyonzima sha rafiki yangu Haruna Niyonzima yarazi gukina nawe Haruna Niyonzima ariko Haruna Niyonzima ni uwa kera Haruna Niyonzima muzi umugore we mwiza witwa Kasara pape oya yitwa Kasara buretse wa mutipe ugiza kutureba wavuye mu byo gukina yitwa ku kazi n'ejo bundi yitwa Radu yakiniye Polisi yakiniye na Reyo na Kigali kubeki yabivuyemo ngo yabuze ikipe
oya kandi wumva yari ari mu kipe nyine ubwo nyine byarangiye nyine ubwo wenda yasubiye hasi abura ikipe. Sefu akina he? Muri Rayon. Sefu ninde? Sefu nawe ni inshuti yanjye ndamushuhuje. Niyonzima Olivier Sefu. Harundi yo kagatipe kandi kinzobe kakoze ubukwe. Umwe harije Rage. Byiringiro Rage. Rage akina he? Akina muri polisi. Gusa. Wam. Ariko aboneka nizera ko bakina no muri Rayon. Rage akina muri Rayon. Wa mutipe mu Mavubi. Mu Mavubi bajya bahamagarwa. Wa mutipe utari kujya. Wa mutipe utari kujya mu by'umupira. Wa mutipe utari kujya mu by'umupira akajya muri Mr. Isi we asigaye akina he? Mukunzi ya